bakunzi b'urubuga rwacu Uruhonzina Media, tubanje mbere na mbere kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza aho mwiherereye hose. Uyu munsi ikiganiro cyacu cyerekeye ifungurwa rya Urayineza Gerard. Impamvu yo gukora inkuru ku ifungurwa rya Urayineza Gerard mu binyamakuru bya hano mu Rwanda, ni inkuru ikomeje gucicikana cyane mu binyamakuru bitandukanye. Abakunzi bacu bifuje ko twagira icyo tubasobanurira, aho bibajije ibintu bibiri by'ingenzi: uburyo umuntu yaba akatiwe burundu n'urukiko rwisumbuye mu rwego rw'ubujura akaza kugirwa umwere. Icyo ni ikintu bamwe bakomeje kwibaza. Baranibaza ikindi, niba umuntu wagizwe umwere kandi yaramaze igihe kinini afunzwe nta ndishyi yabona. Muri iki kiganiro cyacu rero ntabwo tujya mu bintu byinshi, nta detaye nyinshi tujyamo, turibanda ku bintu bibiri byonyine by'ingenzi. Reka turebe mbere na mbere impamvu zishobora gutuma umuntu aba umwere ku rwego rwa kabiri, kandi ku rwego rwa mbere yari yakatiwe, yari yahamwe n'icyaha ndetse akagira ibihano akatirwa n'urukiko. Mu by'ukuri ibi ntawe byagakwiriye gutangaza, ni ibintu bikunze kubaho cyane mu manza z'inshinjabyaha. Murabizi ko abantu tudatekereza twese kimwe, tutagira ubusesenguzi bumwe. Bitewe na kamere muntu, umuntu ashobora kwibeshya, mu kwibeshya kwe akaba yagira uburyo afatamo icyemezo bidahuje n'ukundi azafata icyemezo. Abantu ntabwo bagira ubusesenguzi bumwe. Ubundi mu manza haba hariho gusesengura ku bijyanye n'itegeko riteganya ku cyaha umuntu ashinjwa imbere y'urukiko, noneho ubwo busesenguzi bw'amategeko bugahuzwa n'imikorere y'icyaha akurikiranyweho. Abantu rero kenshi ntabwo duhuza ubusesenguzi. Hari ushobora kugira ubusesenguzi bwiwe uko abyumva bijyanye n'amategeko, undi nakazabyumva ukundi. Ikindi nanone gikomeye tutabura kuvuga, hari abantu bose ntabwo baha agaciro kimwe ihame ry'uko umuntu ukurikiranyweho icyaha agomba gufatwa nk'umwere mu gihe cyose ataracibwa urubanza burundu. Iri hame rero iyo umuntu atarihaye agaciro, umugeze imbere ntabwo yumva ko akwiriye kugira ubusesenguzi bwimbitse, wa muntu akamuhereza ubutabera buboneye. Iri hame utarihaye agaciro, afata ibintu uko abyumva, cyangwa akaba yanakurikira za nzira z'abanyamakuru, kaza gusanga umuntu yisanze yakatiwe n'inkiko cyangwa yahamwe n'icyaha kandi bitari byo. Nanone bitewe n'uko abantu tudashobora kumva ibintu kimwe, hari ushobora kurangazwa n'uko yumva icyaha umuntu akurikiranyweho cyangwa ashinjwa ari icyaha kiremereye, ari icyaha gikomeye. Muri bwa buremere ahereza icyaha umuntu ari gushinjwa, nabwo akagendera muri wa mujyo, ntiyite ku bimenyetso bidashidikanywaho imbere ye byemeza umuntu ko yakoze icyaha koko. Abantu ntabwo bashobora kumva ibintu kimwe. Hari umuntu ushobora kugira santima zishobora gutuma atita ku biteganywa n'amategeko. Usanga ingingo y'111 itegeko nimero 027 hakoni 2019 ryo kuwa 19 kwezi kwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize z'imanza z'inshinjabyaha, yumvikanisha ko iyo urubanza rwaburanishijwe mu buryo bwose ntagire ibimenyetso nyakuri biboneka byemeza nta shiti abacamanza ko ushinjwa yakoze icyaha akurikiranyweho, gushidikanya birengera ushinjwa, bakemeza ko atsinze. Iyi ngingo rero nituyihuza rero n'ingingo ya 4 y'itegeko nimero 68 agakoni 2018 cyo kwa 30 kwezi kwa 8 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, nguko
byahinduwe kugeza ubu, aho iyi ngingo yumvikanisha ko amategeko ahana agomba gufatwa uko ateye, adashobora gukoreshwa mu buryo butandukira, kandi inkiko zibujijwe guca imanza ku buryo bugenekereje. Uzasanga uwakoze utitaye kuri biriya bintu byose twari tumaze kuvuga azaba anyuranyije n'izi ngingo z'amategeko tumaze kuvuga. Nanone hejuru y'ibyo tumaze kuvuga, hari ikibazo cy'imanza nyinshi mu nkiko, aho usanga abacamanza bari kuri puresha y'imanza nyinshi ndetse barahawe n'imihigo yo guca imanza nyinshi. Iki rero gishobora gutuma kuba imwe mu mpamvu y'uko umucamanza akora aca urubanza nta bushakashatsi yakoze, kuba ataboneye umwanya, ntajye mu bintu byinshi, ugasanga nanone biviriyemo wa muntu ukurikiranyweho icyaha gukatirwa no guhamwa n'icyaha kandi bitari byo. Nanone hari ikibazo cyo kutabona uburyo bwo gutanga ibimenyetso bishinjura. Akenshi na kenshi muri puratike usanga abagenzacyaha, nibo mvuga cyane, bakunze kureba ibimenyetso bishinja ariko ntibite no ku bimenyetso bishinjura. Iyo rero umuntu afashwe agahita afungwa kandi abona ko hari ibimenyetso agakwiriye gutanga bikamushinjura, nta perereza ryakozwe ku buryo bwimbitse ngo harebwe ibimenyetso bishinja n'ibishinjura, usanga wa muntu ufunzwe ahura n'iyo challenge yuko nta buryo ashobora kwishakira bya bimenyetso. Usanga ufite umwavoka ashobora kumufasha ariko utamufite kiba ikibazo. Mu manza z'inshinjabyaha, mu bashinjacyaha bakuru nabonye bo iyo ikirego cyatanzwe nta bimenyetso, mu by'ukuri imbere y'urukiko baravuga ati habaye kwibeshya, iki kirego kiregerwa urukiko ariko mu by'ukuri kitari gikwiriye kuregerwa urukiko. Iyi puratike rero y'abashinjacyaha ni puratike mbashimira cyane, ariko hasi mu nkiko z'ibanze no mu nkiko zisumbuye ntabwo iyo esprit bayifite. Bibaye iyo esprit bakayigira byaba byiza kurushaho, ndetse abantu babona ubutabera mu buryo bwihuse. Icyo gihe nta muntu waba ukiregerwa urukiko nta bimenyetso bihari. Kwemera icyaha kushinjwa ashaka kugira abakingira ikibaba, cyangwa abitewe no kutamenya amategeko, cyangwa biturutse kubazwa mu rurimi atumva, iyo nayo ni impamvu ishobora gutuma wa muntu afungwa ndetse icyaha kikanamuhama. Reka turebe wenda ku rugero rwo kuba umuntu yakingira undi icyaha. Hari igihe ushobora gusanga ukurikiranyweho icyaha atari we nyirizina wigaragaje, donc wakoze icyaha atari we wigaragaje imbere y'ubugenzacyaha. Cyane cyane nko mu manza z'amagisida bijya bishoboka, hari umuntu ashobora kugonga, gukora impanuka nta cyangwa ari saa kintu nta cyangwa afite, nta permis de conduire afite, donc nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga afite, ukaza gusanga haje undi muntu niwe wigaragaje nk'aho ari we ugonze. Icyo gihe nawe bita basare akaza akigaragaza nk'aho ari we ugonze, umwayina amafaranga bazamuhereza. Iki gihe rero birashoboka ko nk'ubu ngubu ikoranabuhanga aho riziye, kamera ishobora kugaragaza ko uwagonze atari we uri kwigaragaza, bikazarangira wa wundi wari ufunzwe agizwe umwere, ariko hakazamo noneho wakoze icyaha nyirizina akaba ari gukurikirana. Kutamenya amategeko nabyo twabonye ko ari imbogamizi ishobora gutuma umuntu yemera icyaha, ndetse no kugira ubujyanama bubi. Abantu bakavuga ati emera icyaha nibwo wava imbere y'ubutabera. Kenshi rero nagiye mbona nta muntu wakwiriye kwemera icyaha mu by'ukuri atakoze. Mu ndimi naho hari umuntu ushobora kubazwa mu rurimi, wenda tuvuge afite izindi ndimi avuga ariko akaza kubazwa mu Kinyarwanda, Ikinyarwanda atacyumva, cyangwa akaza ari umuntu udafite n'ururimi na rumwe yumva mu buryo bugaragara, wenda yifitiye indimi z'iwabo bavuga, ugasanga za ndimi mpuzamahanga nazo ntazizi, ariko
bitewe no kwitwara kuzumva imbere y'ubutabera, ugasanga nabyo bije kumuviramo ikibazo cyo kuba ashobora no kwemera ibyo atazi cyangwa atanakoze, bikazamuviramo impamvu yo kuba yafungwa. Duhereye ku mpamvu tumaze kubona, dusanga kugirwa umwere ku rwego rw'ubujurire atari ibintu umuntu yatindaho, cyane ko dosiye iyo yajuririwe iba yasobanutse, iba yabaye nto ukurikije uko bingana ku rwego rwa mbere. Dosiye yajuririwe irasobanuka cyane kuko ibyaregerwaga usanga hari ibivuyemo. Uko dosiye yanganaga, niba umuntu yarakurikiranyweho ibyaha wenda tuvuge 3 akavamo 2, azasigara ku rwego rw'ubujurire ari kuburana icyaha kimwe. Niba hari ibimenyetso byose kimwe cyonyine mu byatanzwe n'ubushinjacyaha aricyo bishingiyeho, azasigara arwana no kuba yashaka ikimenyetso cyangwa kugaragaza ikimenyetso kikivuguruza, aricyo cyonyine gusa agiye gushaka. Dusanga rero ku rwego rw'ubujurire byorohera ushinjwa n'umwunganira iyo amufite kubona mu buryo bworoshye amakosa yakozwe ku rwego rwa mbere. Usibye kandi gusesengura dosiye mu buryo bworoshye, mu gihe dosiye yajuririwe, ushinjwa aba yamaze kubona umwanya wo gutegura dosiye ye. Ikimenyetso atari yabonye aba afite umwanya noneho wo kugishaka no kugitanga. Baba batangabuhamya batabajijwe, abashobora noneho kubagaragaza akabatanga. Abatangabuhamya yasuzuguraga ko ntacyo bamufasha, hari igihe abona ko ari ngombwa ko bagira icyo bamufasha mu rwego rw'ubujurire, kandi icyo gihe babazwa kuko bitewe n'imiterere ya dosiye bakaba bagaragaza ukuri agatsinda urubanza. Ku bijyanye n'indishyi aricyo cya kabiri abakunzi bacu bakunze kwibazaho cyane no kutubaza, dusanga mu Rwanda kugeza uyu munsi nta komisiyo ishinzwe gutanga indishyi ku bantu bafunzwe bakaza kugirwa abere cyangwa ntibahamwe n'icyaha. Ntabwo ari kimwe no mu bindi bihugu uko tubibona. Mu bindi bihugu byateye imbere cyane cyane mu mategeko ku byerekeye uburenganzira bwa muntu, usanga indishyi zitangwa byongeye ku bafunzwe bakaza gusanga bitari ngombwa. Muri ibyo bihugu ingero ni nyinshi, hari Ubufaransa, Ububiligi, Denmark, Irland, Armenia, Uburusiya, Serbia, Ukraine. Biriya bihugu byose byo ku mugabane w'Uburayi hafi ya byose bitanga indishyi. Ku mugabane wa Afurika ho n'ibindi, dusanga nta ndishyi, nta gihugu gitanga indishyi ku muntu wafunzwe akaza kugirwa umwere. Usibye Senegal, mu myaka yashize Senegal niyo yari mu nzira yo gushyiraho komisiyo ishinzwe gutanga indishyi ku bantu bafunzwe mu buryo bakaza kugirwa abere cyangwa badahamwe n'icyaha. Senegal niyo yari mu nzira, ariko nayo uyu munsi ntabwo birashyirwa mu bikorwa. Ibindi bihugu wenda byateye intambwe, twavuga byateye intambwe ni Afurika y'Epfo, Malawi, Zimbabwe, Namibia na Mozambique. Ariko aba nabo icyo bashyizeho ni porogaramu yo kwishyura abantu bahuye n'ibangamirwa ry'uburenganzira bwa muntu mu gihe cy'impinduramatwara. Abantu mu gihe cy'impinduramatwara bamwe bafungirwa ubusa, abandi bagira gute, uburenganzira bwa muntu butubahirizwa, abo nibo bavuze bahabwa indishyi. Ariko ku bijyanye no gufungwa, cyo bita detention justifiée, gufungwa umuntu akaza kugirwa umwere nta bimenyetso bigaragajwe byakomeza nta shiti ko yakoze icyaha, usanga nabyo bigenda bigura intege. Mu Rwanda nubwo dusanga nta komisiyo, nta buryo mu rwego rw'amategeko buhari bwo kwishyura wa muntu wafunzwe bikaza kugaragara ko yafunzwe bitari ngombwa. Ariko mu by'ukuri iyi komisiyo irakenewe. Iyi komisiyo yaba nziza cyane, yafasha kuko ibyo umuntu atakaza afunze aba ari byinshi. Iyo tugiye ku bijyanye n'imitekerereze, usanga umuntu wafunzwe azi ko arengana.
nta cyaha yishinja, arahungabana cyane mu mitekerereze ye. Kuriya bamwambika amapingu imbere y'abana, imbere y'umugore, imbere y'abakazana, imbere y'abuzukuru, imbere y'abakwe, ni ibintu bimuhungabanya. Arahungabana cyane. Umuryango abasize inyuma yawurebereraga. Kwa kusiga ni ibintu bituma umutwe we adatekereza neza. Kuba ahari adashobora kwitira nk'abayobozi, kubwe atashobora gutanga kandidatire ye ngo abe yatorwa kandi yari abifitiye uburenganzira, icyo nacyo ni ikintu kimutesha umutwe. Turabizi ko abantu iyo bafunze baba bari muri gereza, ntabwo ashobora gutora, ndashobora no gutorwa, ashobora kwiyamamaza. Ibyo rero ubwo burenganzira bwiwe aba yabuvukijwe. Kuba yakwishyira akizana ntabyo aba afite. Ibyo rero nanone muri ya mitekerereze ni ibintu mu gutekereza arwana nabyo, akagira ihungabana mu mutwe. Hari n'ukuntu ubona agaciro yari afite mu muryango akaba agifite, uburyo itangazamakuru rimwiha rimuvuga, ndetse bamwe bahindukira bakamushinja ibyaha atakoze. Icyo nacyo ni ikibazo kiba gikomeye, kuko ku rwego mpuzamahanga aba yabaye umuntu wanduye. Ibyo nanone nk'umuntu wicara muri gereza azi ko ibyo ari gushinjwa atabikoze, biramuhungabanya. Reka turebe noneho ku bijyanye n'ubukungu. Umuntu ufunze turabizi twese ko aba yicaye hariya nta kintu aba akora. Niba ari ubucuruzi yakoraga ntabwo aba ari gukora, serivisi yatangaga zimwinjiriza amafaranga ntazo aba ari gutanga. Iyo ari akazi yakoraga kaba ka leta cyangwa mu bigo by'abigenga by'abikorera, usanga mu gihe cy'ukwezi baba bamuhagaritse, bashyizemo undi. Igihe azajya gufungurirwa usanga aza ari umushomeri. Ngaho rero reba amafaranga umuryango w'umutakazaho, ndetse imitungo imwe ikagenda igurishwa kugira ngo bamubonere ubwunganizi, bamubonere ingemu, bamufashe aho afungiye, ndetse nta mitungo ngeri ihindukire inafashe igurishwe mu kurira abana amashuri, mu kubabeshaho, kandi mu by'ukuri itagakwiriye kugurishwa. Ku bijyanye n'ubukungu nanone hari aho leta izanahombera, kuko leta iba yatakaje amaboko y'umuntu, iba iri gutunga wa muntu ufunze, kandi wa muntu yagakwiriye kuba akora afite ibyo yinjiriza, ndetse anabishijeho n'umuryango we, ndetse na leta afite icyo ayifasha ayimariye. Ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, mu gihe umuntu afunzwe hari byinshi cyane adashobora gukora biri mu burenganzira bwe, cyane cyane muri d'ordre social. Ntabwo uko azataha ubwo muvandimwe we, yaba uwa bugufi cyangwa umuryango cyangwa inshuti, nta muntu wapfuye ashobora gutabara, nta muryango azatabara wagize ibyago. Muri make uburenganzira bwe bwose buba bufungiranye. Ku byerekeye gutakaza amahirwe, umuntu ufunze nabwo atakaza amahirwe, kuko hari benshi bafungwa yaramaze nko kudepoza dosiye isaba akazi, ugasanga akazi arakabuze kandi arakizeye, ndetse anafite n'ubumenyi buhagije bwo kuba aka kazi yagakora. Ugasanga umuntu afunzwe yari asigaje gukora interview yonyine, ibizamini n'ibindi yarabitsinze. Ugasanga umuntu provisoire yarayitsindiye, asigaje gukora permis de conduire, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ariko cya gihe yari yihaye kigasanga afunze, amahirwe akayabura. Ugasanga wenda umuntu washobora kujya, wari ufite isezerano n'undi muntu ryo kuba yamwereka ibintu uko bikorwa, yamujyana muri stage ahantu, ayo mahirwe yose ugasanga agiye ayabura. Ubusanzwe mu bihugu byateye imbere, cyane cyane mu rwego rw'amategeko y'uburenganzira bwa muntu, indishyi zose z'ibyo umuntu yatakaje, cyane cyane tugiye tuvuga, bitangirwa indishyi, noneho leta ikazasigara yishyuza uwareze undi amubeshyera. Hano iwacu rero ntabwo ariko bimeze. Mu Rwanda hashyizweho ingingo
ihana uwareze undi amubeshyera. Aha byumvikane ko uwarezwe afite uburenganzira bwo kuregera indishyi, ariko izo ndishyi azaziregera ryari? Azaziregera yaramaze gomba bya bindi byose. Kandi uwarezwe hari igihe uzasanga ari umuntu uri aho ngaho udashobora no kubona n'isabune, utagira n'urwara rwo kwishima. Ingingo y'152 y'itegeko nimero 38 agakoni 2008 ryo kuwa 30 kwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryahinduwe kugeza ubu. Iteganya ko umuntu wese urega undi ku mugenzacyaha, ku mushinjacyaha cyangwa ku mucamanza kandi azi ko neza amubeshyera abakoze icyaha, yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi 2 ariko kitageze ku mezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'300 ariko atarenze 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Dukurikije uburemere bw'ibibazo n'ibihombo uwafungiwe ubusa ahura nabyo, dusanga ari byiza ko leta ishyiraho komisiyo yishyura indishyi ku bantu bafunze bakaza kugirwa abere cyangwa bagasanga badahamwa n'icyaha. Gusa mu gihe ibyo bitarakunda, hari icyo nakwisabira leta, cyane cyane mu nzego zishinzwe iperereza n'ikurikirana-cyaha. Hari ugushaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura umuntu ntaregwe ibinyoma ngo bihabwe umugisha nta perereza ryakozwe hashakwa ibimenyetso bishinjura. Abashinjacyaha, abagenzacyaha bagakwiriye kwita ku nshingano bafite, bakamenya ko muri iyo nshingano, mu nshingano bafite harimo gushaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura. Ingingo ya 16 y'itegeko nimero 027 agakoni 2019 ryo kwa 19 z'ukwezi kwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha yagakwiriye kubahirizwa. Ko muri iyi ngingo niho hateganyijwe ziriya nshingano, ko umugenzacyaha afite inshingano yo gushaka ibimenyetso, gukusanya ibimenyetso bishinja n'ibishinjura, gukora iperereza ryimbitse. Ariko no muri kwa gukora iperereza, ukurikiranyweho icyaha akaba yanahabwa amahirwe yo gukurikiranwa adafunze. Ibi byafasha cyane, byafasha ubutabera ndetse bikanafasha na wa wundi kuba yaba ari uruhande rw'umuryango we, ntatakaze ya affection y'umuryango, donc ya relation afitanye n'umuryango we, ntagire ihungabana ahura naryo. Ingingo ya 37 y'itegeko twari tumaze kuvuga iteganya ko mu gihe cy'iperereza, niyo haba hari impamvu zikomeye zo gucyaha ko umuntu yakoze icyaha cyangwa yagerageje kugikora, umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha bashobora kutamufunga bakamutegeka ibyo agomba kubahiriza. Iyi ngingo yubahirijwe ni iki byatwara ubugenzacyaha? Yubahirijwe ni iki byatwara ubushinjacyaha? Kuki umuntu ufite umwirondoro uzwi adasabwa kugira ibyo yubahiriza ariko ntafungwe, nta perereza ryimbitse ryari ryagakorwa? Ese kuba umuntu yashyirwa hariya akirirwa ry'imungure adakora, ni iki bifashije leta? Kuba umuntu abana be batangiye kwandagara bari hanze, leta biyifashije iki? Ntacyo, tubona ntacyo. Tubona iyi ngingo yubahirijwe, ibikubiyemo byubahirijwe, umuntu ufite umwirondoro uzwi akurikiranwa adafunze, byafasha byinshi. Ari leta yayifasha ndetse n'aho umuturage n'umuryango we bikamufasha. Ubusanzwe ingingo ya 40 y'itegeko nimero 027 agakoni 2019 ryo kwa 19 z'ukwezi kwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha iteganya ko ku rwego rwose rw'ikurikirana-cyaha, iyo hari impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho icyaha, ukekwaho icyaha ashobora kudafungwa agategekwa ibyo agomba kubahiriza.
bimwe mu byo ashobora gutegekwa bavuga ko ari ibi bikurikira: kuba mu karere kaho uwategetswe ibyo agomba kubahiriza akorera, kubuzwa kujya cyangwa kutarenga ahantu hagenwe atabiherewe uruhushya n'uwamutegetse ibyo agomba kubahiriza. Hano ngo niba umuntu bavuze ngo ntazarenga imbibi z'umujyi wa Kigali, kugira harenge agomba gusaba uruhushya rw'uwamutegetse kugira ibyo agomba kubahiriza, akabona ko harenga. Kutajya aha n'aha cyangwa kutaba ahantu ku gihe iki n'iki. Nababuze ngo ntabwo ukwiriye kujya wenda mu ntara y'Iburasirazuba bitewe nuko wenda umuntu wasipoza ko ari we yakoreye icyaha akaba afatiye nk'i Rusizi naho afite umuryango, akavuga ati noneho hariya ntabwo yemerewe kuhagera. Kwitaba urwego rwagenwe mu bihe byagenwe. Murabizi ko umugenzacyaha ashobora kuvuga ati "Toki, buri wa gatanu uzunyitaba", areba wa muntu kuko ahari mu gihe iperereza rigikorwa. Gutanga ingwate. Ntabwo umuntu ashobora gutanga ingwate kugira ngo bizere ko ya ngwate imuziritse aho ngaho ku buryo atahava bitewe nuko ingwate ye abona yayihomba. Hari ikindi gikomeye cyane kijyanye no kugenzurwa hifashishwa ikoranabuhanga. Murabizi ko mu bihugu byateye imbere twagiye tubona kenshi abantu bafunzwe bakamurekura ariko bakamushyiraho bracelet, igikomo kigaragaza hagiye hose, kikagaragaza aho ari. Hari n'ikindi cyo gushyikiriza ibyangombwa urwego rwagenwe. Niba ari pasiporo, batinya kwenda kuri indege akagenda, pasiporo akayitanga, ibyangombwa byose akabitanga, wenda akabasigara n'irangamuntu. Icyo gihe bakaba bizeye ko ntaho yajya. Ngarutse ku kijyanye no kugenzurwa hifashishwa ikoranabuhanga, igihugu cyacu nk'igihugu cy'u Rwanda tuzi cyane cyane mu ikoranabuhanga, ni igihugu kimaze kugera kure nkurikije uko ikoranabuhanga ririmo kwihuta n'ukuntu leta irishyiramo imbaraga ndetse n'ukuntu yifuza ko ikoranabuhanga ryatera imbere cyane. Usanga rero bibabaje kubona kugenzurwa n'ikoranabuhanga bidashyigikirwa ngo kibe ikintu gikumira kwa gufunga abantu nta perereza ryimbitse ryakozwe. Umuntu ufite urugo arimo, ufite aho abarizwa hazwi, ufite umwirondoro uzwi, ntabwo numva ukuntu bamwirukangiriza muri gereza kandi hari ikoranabuhanga ryamugenzura, yewe ku buryo hari limite adashobora kurenga bitewe na rya koranabuhanga. Niba ejo bundi muri covid, igihe abantu bari muri guma mu rugo, covid yasaze, covid-19 yasaze, abantu bagiye bayirwara igaragaraho, bamwe bagiye bakurikiranwa bitabwaho n'abaganga cyangwa nabo bakitaho bari mu ngo zabo. Bagiye babambika ibikomo bituma bibagaragaza aho bari ko batarenga za mbibi kugira ngo bajye kwanduza abandi. Ibyo bikomo byasigaye n'ibihari byari byazanywe, kuki bitakwifashishwa mu gucunga abana bakurikiranyweho ibyaha? Kuki bitakwifashishwa ngo abantu babyambare mu gihe gikorwa iperereza? Ariko umuntu ntajye muri gereza ku maherere, wenda rya perereza rizanagaragaza ko nta cyaha yakoze, ari umwere. Hari ikindi nakwisabira kijyanye no kwihutisha imanza. Urasanga umuntu afunzwe by'agateganyo iminsi 30 ngo mu gihe iperereza rigikomeza, ya minsi 30 ikabamo amezi 2. Umuntu akagenda akazaburana mu mizi haciyeho imyaka 2 cyangwa 3, mu mizi akaba umwere, cyangwa yanafungwa ku rwego rwa mbere, ku rwego rwa kabiri akaba umwere imyaka 2 3 iciyeho. Ibiro ni ibintu mbona bihombya igihugu. Ni ibintu bihombya igihugu bituruka kuri kwa kudakora iperereza ryimbitse. Iperereza ryimbitse ryakwiriye kujya rikorwa abantu batarafungwa. Reka nta naho umuntu yanacikira. Niyo umuntu banamuburanisha ari hanze, igihe kikagera, twagiye tubona benshi banakatirwa n'inkiko bari hanze, ubwe umutima nama ukamugira inama ko agomba kwijyana kuri gereza agafungwa. Twarabibonye.
ikindi wenda ntabura gusaba, nagisaba inzego zitandukanye n'abanyamakuru mu kwirinda ikintu cyose cyatuma umucamanza ava mu murongo wo gutanga ubutabera buboneye. Abanyamakuru baraza mu bitangazamakuru byabo ukurikiranyweho icyaha bakahita bamushinja icyaha, bakadramatiza ibintu ku buryo nta muntu uzashobora gufungura uwo muntu bitewe n'ibyo n'itangazamakuru ibyo riri kuvuga. Mu myaka yashize hari abantu bafunzwe b'abakobwa, nari ndi mu izo manza, ugasanga umuntu ntatinye kwandika mu gutangaza kuri YouTube ati ashyizeho titire ati dore b'abakobwa bakase mugenzi wabo igitsina, igitangazamakuru ati dore noneho bamukuyeho igitsina cyose. Bya bintu bivugwa ukaza gusanga ntawe bihuriye n'ukuri kuri muri dosiye, ariko bitewe n'amajwi n'abari kubyumva n'ubyumva cyane bitewe na santima yagize, ugasanga yirukangiye gufunga wa muntu. Ugasanga rimwe na rimwe uri kubyumva nta n'iperereza akeneye ryimbitse ashaka, ahubwo aravuze ati abo bantu ni mu bajyane bafungwe, ntibagende bafungwe. Dusoza ikiganiro cyacu, reka dusabe n'ubushinjacyaha guhaguruka bugakora kurushaho. Ubushinjacyaha muhaguruke kabisa umukore kurushaho. Urasanga dosiye yavuye mu bugenzacyaha nta kindi ikintu cyongereyemo, kandi hari iperereza umuntu aje gusanga ryagakwiriye kuba ryarakozwe. Ugasanga hashingiye kuri dosiye yavuye mu bugenzacyaha, uko yakavuyeyo akaba ari nako yajyanywe mu rukiko. Ubushinjacyaha rero nabusaba, nabukangurira kujya bukora iperereza ryimbitse, kuko ingingo ya 17 y'itegeko twari tumaze kuvuga haruguru, ni itegeko nimero 027/2019 ryo kwa 19 z'ukwezi kwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize imanza z'inshinjabyaha. Ibi biteganya muri iyi ngingo niho harimo ko ubushinjacyaha bushobora gukora iperereza ryimbitse, ndetse bukaba bwanatumiza abo bubona ko ari ngombwa batatumijwe mu bugenzacyaha. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka kadusoreze ahangaha, tujye dusubikiye ahangaha. Ndabashimira cyane abadutera inkunga y'ibitekerezo, abaduhamagara, abagira ibyo batubaza ku bijyanye n'amategeko. Ni ibintu ntabura kubashimira. Mu gihe waba utarakora subscribe cyangwa se abone, wabikora kugira ngo bigufashe kujya ukurikirana mu wa mbere ibiganiro byacu. Wakora like mu gihe unyuzwe n'ibikubiye muri iki kiganiro, ugakora dislike mu gihe ibikubiye muri iki kiganiro bitakunyuze, ugatanga comment mu gihe hari ibyo wakwifuza gusangiza abandi cyangwa kugira ibitekerezo utanga. Iki kiganiro gisangiza abandi ukora share, uduhamagare mu gihe ubishaka kuri 0788 683 cyangwa kuri 0788 0 40 80 40. Ushobora no kutwandikira email ku rubanza1@gmail.com cyangwa kuri kesiyango@gmail.com. Mwari kumwe na Maître Amani Jean de Dieu. Imana idukomereze ubuvandimwe. Murakoze.